Muraho neza bakunzi namwe inshuti za Physio Rwanda, mbahaye ikaze muri video y'uyu munsi. Ese waba wumva ububabare butangirira mu itako bukamanuka mu kuguru? Ese rimwe na rimwe waba wumva ari nkaho harimo umuriro cyangwa se kubyimba mu kuguru? Hari abantu benshi rero bagira iki kibazo bakibwira ko ari ububabare busanzwe, gusa kenshi usanga biba bifitanye isano n'ikibazo kizwi nka sciatica cyangwa se uburwayi bw'umugozi nk'uko abanyarwanda benshi babyita. Uyu munsi rero ndashaka kukwereka umwitozo umwe woroshye cyane ushobora kugufasha kugabanya ububabare bwa sciatica cyangwa se uburwayi bw'umugozi. Ni umwitozo witwa piriformis stretch mu ndimi z'amahanga. Ni umwitozo woroshye ushobora no kuba wakorerwa mu rugo, ndetse ukaba ari umwitozo udasaba ibikoresho byinshi, kandi ushobora no gufasha abantu benshi bafite ububabare buturuka ku mwakura wa sciatique cyangwa se kuri uyu mugozi. Gusa mbere yo kukwereka uko ukorwa, reka tubanze dusobanukirwe gato impamvu uyu mwitozo ushobora kugufasha. Ubundi ukorwa gute, ukorwa inshuro zingahe, ese ni ibihe byiza byawo? Byose unkurikire kugera ku musozo kugira ngo ubashe kubyumva. Ndakwinginze ntukore uwo mwitozo video utayirebye ngo uyirangize, kuko haba harimo ibyo kwitondera. Mu gihe rero wayikora cyangwa se ugakora uyu mwitozo utitondeye ibyo bintu, bishobora kukugiraho ingaruka zitandukanye kandi zitari nziza ku mubiri wawe, kandi wawukoze ugambiriye kubona ibyiza. Reka tubanze dusobanukirwe rero, kuko urumva ko ni ingenzi. Sciatica navuga ko ari ububabare buterwa no kugira igitutu cyangwa se kubangamirwa k'umwakura wa sciatique. Uyu mwakura rero ni umwe mu mitsi minini cyane iba mu mubiri wa muntu, ukaba ari umwakura utangirira mu mugongo wo hasi, hanyuma ukamanuka mu itako, ukanyura mu kibero, ndetse ukagera no mu kuguru. Iyo rero uyu mwakura uhuye n'ikibazo, umuntu ashobora kumva ububabare mu itako, akumva ububabare bumanuka mu kaguru, akumva harimo kubyimbirwa cyangwa se kutumva neza muri uko kuguru, cyangwa se akumva harimo umuriro mu kuguru. Hari impamvu nyinshi rero zishobora gutera sciatica cyangwa se ubu burwayi bw'umugozi, ariko imwe mu mpamvu zigaragara cyane ni ugukomera cyangwa se gufatana cyane nabi kw'imikaya ibiri mu itako, cyane cyane uyu mukaya witwa piriformis muscle. Ni ukuvuga ngo piriformis muscle cyangwa se uyu mukaya cyangwa se inyama yitwa piriformis ibarizwa ku kibuno, anavuga yuko ari umwe mu mikaya mitoya ibiri ku gice cy'itako, gusa nubwo ari mutoya ufite akamaro kanini cyane mu kugenda ndetse no kugenzura uburyo amaguru agenda. Niyo mpamvu uyu mukaya wa piriformis ufasha cyane mu kuba umuntu yahindukiza ikibero, ndetse ukanafasha cyane mu gukomeza ikibuno no gufasha mu kugenda no guhagarara. Ariko ikibazo kiza iyo rero uyu mukaya wa piriformis ufatanye cyane cyangwa se ukiyegeranya, ibyo nakwita ko bubaye tight ngo mu ndimi z'icyongereza, aho by'umwihariko iyo bigenze gutyo ushobora kugenda ugakanda umwakura wa sciatique cyangwa se wa mugozi ubu wucamo imbere. Iyo rero wa mwakura ukanzwe cyangwa se uyu mugozi ukanzwe, nibwo umuntu ashobora gutangira kumva ibimenyetso bya sciatica cyangwa se bya bimenyetso by'ububabare buterwa n'uyu mugozi. Niyo mpamvu rero kurambura uyu mukaya wa piriformis bishobora kugabanya ububabare bwa sciatica cyangwa se ubwo bubabare bw'umugozi. Nibyo rero bitwinjiza kuko tugiye kureba uburyo uyu mwitozo umwe rukumbi witwa piriformis stretch cyangwa se kurambura uwo mukaya ukorwa, ubundi tukamenya ubundi uwo mwitozo wo ni iki. Ni ukuvuga ngo piriformis stretch cyangwa se uyu mwitozo wo kurambura uyu mukaya ni umwitozo ufasha mu kurambura cyane cyane uyu mukaya wa piriformis, ukagabanya nanone igitutu ku mwakura wa sciatique cyangwa se kuri wa mugozi, bityo bikongera ubwisanzure mu itako, bikanagabanya ububabare bwaterwaga na sciatica. Ni umwe rero mu myitozo ukoreshwa cyane muri physiotherapy cyangwa se mu bugororangingo ku bantu benshi bafite ibibazo bya sciatica cyangwa se ibi bibazo by'uburwayi bw'umugozi. Dore rero uko uyu mwitozo ukorwa mu buryo bwiza kandi bworoshye. Ni ukuvuga ngo
uryama ureba hejuru cyangwa se nk'uryamiye umugongo nk'uko muri kubibona kuri video, bityo ugasa n'upfukamisha cyangwa se n'uhina amaguru yawe yombi, hanyuma ugashyira ukuguru kumwe hejuru y'ukundi, bityo rwose ikirenge ukabona nyine ko aricyo kiri hejuru y'ivi aryo ukundi kuguru. Noneho warangiza ugafata kwa kuguru kumwe ugakurura, ubwo niko kuguru kuba kwasigaye hasi, ugakurura ukoresheje amaboko, bityo ugakurura uko kuguru buhoro buhoro werekeza ku gituza cyawe. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo uko ugenda ubikora ugenda wumva habamo kurambura cyane mu itako. Ibyo ngibyo rero iyo umaze kumva wageze hanyuma hamwe utakomeza gukurura ngo urenze, ufata cyangwa se uguma muri uwo mwanya amasegonda 20 kugeza kuri 30, bityo warangiza gufata umaze kubara ayo masegonda 20 cyangwa 30, ukongera ugasubiza kwa kuguru hasi, ukaba wakongera ukagaruka. Ibi ngibi ubisubiramo inshuro nibura 3 kugeza kuri 5, bitewe wenda nuko wiyumva. Hari ushobora gukora 1, 2, 3 kumva urananiwe, icyo gihe wahagarika, ariko bigukundiye wageza ku nshuro 5, bityo ukaba wabikora ku kuguru kumwe wenda ukumva gufite ikibazo, noneho ukaba wabikorera no ku kundi kuguru nako mu gihe kwaba gufite ikibazo. Iki gihe uyu mwitozo ni mwiza, uragufasha. Mpamya ko usobanutse kuri video muri kubibona neza kurusha uko nabivuga mu magambo. Byinshi rero bitandukanye wakomeza kumenya ibyiza by'uyu mwitozo. Burya iyo uri gukora uyu mwitozo wa performance stretch neza kandi buri gihe, bishobora kugufasha kugabanya ububabare bwa sciatica, kugabanya kwa kwegerana cyane mu itako cyangwa se kwa kubangamirwa byabagamo, cyangwa se bikanongera ubwisanzure, bikanagufasha mu kugenda neza na bwa bubabare wumvaga, wa muriro wumvaga, ibyo byose byagiye bikurwaho. Abantu benshi rero bakora uyu mwitozo by'umwihariko bagatangaza yuko ugabanya ububabare mu minsi mike iyo wakozwe neza. Amakosa rero abantu benshi bakunda gukora nayo ndagira ngo nyagarukeho kugira ngo utazayakora uri gukora uyu mwitozo. Hari amakosa abantu benshi bakora arimo nko gukurura ukuguru cyane, gukora imyitozo vuba cyane, kudafata umwanya uhagije, gukora umwitozo bafite ububabare bukabije. Ibi byose ntabwo ari ngombwa. Niba ufite kimwe muri ibi ngibi nkubwiye, uyu mwitozo ugomba kuwuhagarika. Kuba ngo ugomba kuwukora udakurura ukuguru cyane, ugomba kugutwara buhoro, ugomba gukora umwitozo woroheje utakubangamira cyane, ugomba kandi nanone kudakurura ngo nugera aho ufata amasegonda menshi cyane. Ikindi nanone, niba ufite ububabare bukabije ntabwo uyu mwitozo ari uwawe, ugomba guhita ubanza ukareba muganga akawukwandikira. Ibi rero bishobora gutuma uyu mwitozo utagufasha mu gihe wabikoze nyine muri ubwo buryo nasobanuye, utubahirije neza uko nabikubwiye, cyangwa se ukaba wagutera ububabare bwinshi. Ni byiza rero gukora uyu mwitozo gahoro kandi ukawukora witonze. Ninde rero ugomba kuwirinda? Reka nabyo mbigarukeho neza. Ni ukuvuga ngo nubwo uyu mwitozo ufasha benshi, hari abantu bagomba kubanza kubaza muganga cyangwa se umuphysiotherapist by'umwihariko ku kibazo cyabo kugira ngo babashe kuba batangira uyu mwitozo. Ikindi nanone, n'ubundi abantu bawandikiwe bo bashobora kureba uko ukorwa neza bakawukora bazi n'ibyiza byawo. Gusa niba ufite ikibazo cya disc herniation cyangwa se disc yawe yarasohotse bikaba biri ku kigero gikomeye, ntabwo wemerewe gukora uyu mwitozo. Niba kandi muganga we yarakubwiye yuko by'umwihariko waba ufite ikibazo cy'amavi cyangwa se ukaba ufite wenda nk'igikomere ku kibuno, icyo gihe ntabwo uyu mwitozo wemerewe kuba wawukora. Niba kandi ufite n'ububabare bukabije cyane, uyu mwitozo ntabwo wemerewe kuwukora. Ibyo bihe byose bigutegeka ko ugomba kureba muganga akabanza akagusuzuma, noneho akakubwira ngo uyu mwitozo ushobora kuba wawukora. Dore rero igihe cyo gukora uyu mwitozo cyiza ni iki ngiki. Ni byiza gukora uyu mwitozo wa performance stretch 1 cyangwa se 2 ku munsi, cyane cyane mu gitondo cyangwa se nimugoroba. Gukora uyu mwitozo buri munsi nibyo bizana umusaruro mwiza. Navuga ko performance stretch rero cyangwa se uyu mwitozo wo kurambura inyuma ni umwe mu myitozo yoroshye, ariko nanone ukabufasha cyane ku bantu bafite sciatica. Uyu munsi rero ndashaka kukwereka umwitozo umwe woroshye cyane ushobora kugufasha kugabanya ububabare. Ni umwitozo witwa knee to chest stretch.
Ni umwitozo ukoreshwa cyane muri physiotherapy cyangwa se ubugororangingo, kandi ukaba ushobora kugufasha kurambura imikaya yo mu mugongo ndetse no kugabanya igitutu ku mwakura wa sciatique cyangwa se uwo bita umugozi. Muri iyi video rero turarebera hamwe icyo sciatique ari cyo cyangwa se ubwo burwayi bw'umugozi. Turaza kurebera hamwe impamvu uyu mwitozo ufasha cyane. Turaza kureba kandi uko uyu mwitozo wa knee to chest stretch ukorwa neza. Tunarebera hamwe amakosa abantu bakora iyo bari gukora uyu mwitozo kugira ngo bayakosore bityo babashe kubona impinduka, ndetse turebere hamwe n'inama zagufasha kubona umusaruro mwiza. Ubwo ni ugukira cyangwa se kugabanya ububabare bwawe bitewe n'ikigero uburwayi bwawe bugezeho. Sciatica ni iki rero? Sciatica ni ububabare buturuka ku mwakura wa sciatique cyangwa se uwabenshi bita umugozi. Uyu ni umwe mu mitsi minini cyane mu mubiri w'umuntu, ukaba utangirira mu mugongo wo hasi hanyuma ukamanuka mu itako, mu kibero ukagera mu kuguru. Iyo rero uyu mutsi uhuye n'ikibazo cyangwa se ugakandamizwa, umuntu ashobora kumva ububabare mu mugongo wo hasi, ububabare mu itako, ububabare bumanuka mu kuguru, akumva ntabwo ari kumva neza cyangwa se akumva harimo nko kubyimbirwa mu kuguru. Ikindi nanone akumva umuriro mu kuguru. Hari ibintu byinshi rero bishobora gutera sciatica cyangwa se uburwayi bw'umugozi, harimo nk'ibibazo bya disike y'umugongo, harimo ibibazo by'imikaya iba yagiye igakomera cyane, ndetse bishobora no guterwa no kwicara igihe kirekire no gukora nabi imyitozo abaganga bakwandikira. Niyo mpamvu rero by'umwihariko uyu mwitozo ngiye kukwereka kurambura umubiri ukaba ushobora gufasha kugabanya ubu bubabare. Knee to chest stretch rero ni umwitozo mwiza cyane ufasha kurambura ya mikaya yo ku mugongo wo hasi, ndetse ni n'umwitozo ugabanya igitutu ku mugongo wo hasi, cyane ko iki gitutu ni nacyo gituma kenshi umuntu ababara. Ikindi nanone ukaba ari umwitozo wongera ubwisanzure ku gice cy'ikibuno, cyane ko iyi mikaya ibifatiye ku mugongo ariko imanuka n'inyuma ku kibuno. Ikindi nanone ukaba ari umwitozo ugabanya cya gitutu cyangwa se bwa bwitsindagire bwabaga ku mwakura wa sciatique cyangwa se uwa benshi bita umugozi. Ni umwe rero mu myitozo yoroshye ariko cyane cyane ufasha abantu bafite ikibazo cya sciatica cyangwa se ubwo burwayi bw'umugozi, abantu bafite umugongo wo hasi ubabara, ndetse n'abantu bafite gukomera cyangwa se kutanyeganyega neza mu mugongo wo hasi, icyo bita stiffness mu rurimi rw'icyongereza. Ni umwitozo rero ushobora gukorwa n'abantu benshi kandi bakaba banawukorera mu rugo kubera yuko nta nubwo basaba ibikoresho byinshi. Dore rero uko uyu mwitozo wa knee to chest stretch ukorwa mu buryo burambuye. Uyu mwitozo wa knee to chest stretch uburyo ukorwa ni ukuvuga ngo uryamira ku mugongo wawe bisanzwe nk'uko muri kubibona ku mashusho, bityo ugasa n'uhina amavi yawe cyangwa se amaguru muri rusange, ibirenge byawe bikaba biri hasi bimeze neza nta kibazo, bityo ugafata amaguru yawe ukaba wayakurura ukoresheje amaboko yawe. Birumvikana ko ahangaha ushobora kuba ubabara mu maguru yombi, biba byiza iyo uyakoresheje yombi. Ariko nko ku muntu ubabara ukuguru kumwe, ashobora no kuzamura ukuguru kumwe gusa akaba ariko akurura, ukundi rwose akaba yakwihorera ntacyo bitwaye. Ibi ngibi rero ukugurura ya mavi yawe cyangwa se kwa kuguru kwawe buhoro buhoro uganisha ku gituza, bityo ukabikora buhoro buhoro kugera wumvise nibura kurambura mu mugongo wo hasi cyangwa se mu itako. Ibyo rero iyo umaze kubikora ugifashwa kuguru kwawe, uguma muri uwo mwanya amasegonda 20 kugeza kuri 30, bityo ukongera ukarekura buhoro, hanyuma ugasubiza kwa kuguru cyangwa se amaguru yawe yo hasi mu gihe wayakoresheje ari abiri. Ibi ngibi ni byiza ubisubiramo kenshi. Iyo wakoresheje ukuguru kumwe ushobora kubanza ugakoresha kumwe ugahinduranya kajya ku kundi, cyangwa se wayakoresheje yombi yose ukayakoreshereza rimwe, ukayazamurira rimwe ukongera ukayamanurira icyarimwe. Ni byiza rero gukora uyu mwitozo nibura inshuro 3 kugeza kuri 5 ku ruhande rumwe rumwe. Ni ukuvuga ngo niba wakoresheje ukuguru kumwe ushobora gukora inshuro 3 kugera kuri 5, niba wayakoreshereje abiri icyarimwe yombi ukayakoreshereza rimwe, n'ubundi urumva urakora inshuro 3 kugera kuri 5. Icyo gihe bibe birarangiye, nuko uyu mwitozo ukorwa.
byinshi rero wakomeza kumenya tugiye nko ku byiza by'uyu mwitozo. Iyo uri gukora uyu mwitozo wa knee to chest stretch buri gihe ushobora kugufasha kugabanya ububabare bw'umugongo nk'uko twabivuze, kugabanya ububabare buterwa na sciatica cyangwa se buterwa n'umugozi, kurambura imikaya yo ku mugongo ndetse no kongera ubwisanzure ku kibuno no gufasha umubiri wawe kuruhuka. Abantu benshi rero bakora uyu mwitozo bavuga ko bafasha cyane mu kugabanya stiffness cyangwa se kutanyeganyega neza mu mugongo wo hasi, bityo rero bakavuga ko ari umwitozo mwiza iyo bawukoze ko ubaruhura kandi ugatanga umusaruro. Dore rero amakosa abantu benshi bakora iyo bari gukora uyu mwitozo, ngira ngo uyirinde niba uri kuwukora, kuko iyo uyakoze ashobora gutuma nyine utagera ku musaruro washakaga wo kuvuga ububabare bwawe bwagabanuka cyangwa se bugakurwaho burundu. Amakosa abantu benshi bakunze gukora, ikosa rya mbere ni ugukurura ukuguru cyane. Buryo uri gukurura ukuguru cyane bishobora kongera ububabare cyangwa se bigatera n'ubundi bubabare bushya. Icya kabiri ni ugukora imyitozo vuba. Ni ukuvuga ngo uyu mwitozo uba ugomba gukorwa gahoro kandi witonze kugira ngo utabangamirwa cyangwa se ukaba wanakunaniza. Icya gatatu ni ukudafata umwanya uhagije. Ni ukuvuga ngo niba umaze gukurura ayo maguru yawe usa n'uwegereza ku gatuza, hari amasegonda nagarutseho ugomba gufata. Hari ufata nk'isegonda rimwe rero agahita arekura, cyangwa ufata amasegonda abiri agahita arekura. Icyo gihe rero umubiri uba utari wajya mu mwanya mwiza wo kugira ngo ubashe kuba wakongera gutuma noneho habamo kunyeganyega cyangwa se haboneka ubwisanzure muri wa mugongo wo hasi ufite ikibazo. Ikindi kintu rero wakwirinda ndetse navuga ko ari nk'ikosa ni ugukora uyu mwitozo ufite ububabare bukabije. Iyo ububabare bukabije cyane ni byiza kubanza kubaza umuganga cyangwa se umufizioterapiste akaguha go ahead cyangwa se akakubwira ati uyu mwitozo wukore. Ibi ngibi binatugeza ku ngingo, kubera ko akenshi imyitozo tuyikora ku bantu baba barayandikiwe n'abaganga, bityo bakamubwira ati mugende muyikore, ariko kandi nushaka kwirinda ubu burwayi ni byiza ko kuri iyi myitozo. Ninde rero ugomba kwitondera uyu mwitozo? Nubwo uyu mwitozo ufasha benshi, hari abantu bagomba kwitonda, cyane cyane abafite ububabare bukabije, abafite ikibazo cy'ivi, abafite wenda nk'ikibazo cy'imvune cyangwa se igikomere mu rukenyerero cyangwa se muri hips. Ikindi ni abafite ikibazo gikomeye mu mugongo. Iyo uri muri aba bantu ni byiza kubanza kubaza umufizioterapiste cyangwa se muganga. Dore rero igihe cyo gukora uyu mwitozo. Knee to chest stretch ni umwitozo ushobora gukorwa cyane mu gitondo ndetse na nimugoroba, mbere cyangwa se nyuma y'imyitozo indi isanzwe. Ni byiza rero kuwukora rimwe cyangwa se kabiri ku munsi. Gukora uyu mwitozo buri munsi nibyo bizana umusaruro mwiza, kuko nk'uko mubizi umubiri kugira ngo healing cyangwa se ubashe kuba wasubira mu mwanya mwiza bisaba ko ukora kenshi, kandi ntibibe kenshi byo kunanirwa, ahubwo ari byo bita guhozaho. Niyo mpamvu gukora uyu mwitozo buri munsi bikuzanira umusaruro. Ushobora kujya ubyuka ukavuga uti reka njye kuri Physio Rwanda ndebe uyu mwitozo uko ukorwa, bityo ukawukora ukazageraho ukanawufata ukajya uwukora utongeye no kwirirwa ureba iyi video. Ni umwitozo wagufasha. Inama rero zo gufasha umugongo wawe burya kugira ngo wirinde ububabare bw'umugongo, uba ugomba no kwirinda kwicara igihe kirekire, ukagerageza guhaguruka buri minota 30 kugera kuri 40. Niba umaze iminota 30 wicaye ahantu hamwe, iminota 40 wicaye ahantu hamwe, it's better kuhaguruka nyuma y'iyo minota ugatembera nibura nka metero 5 cyangwa 10, ukaba wakongera ukagaruka ugakomeza ibyo wari urimo. Ikindi nanone ukajya ukora uyu mwitozo wo kurambura umugongo wawe ndetse n'itandukanye, tuzakomeza tugenda tukwereka yagufasha kurambura umubiri wose muri rusange. Ikindi ukagerageza kwicara neza nyine udahengamye, kuko nabyo burya bifasha umugongo wawe. Ibi rero bikaba bishobora kugabanya cyane ububabare bw'umugongo ndetse n'ububabare bwa sciatica. Ngana ku musozo rero navuga ko uyu mwitozo wa knee to chest stretch ari umwe mu myitozo yoroshye, ariko ukabufasha cyane abantu bafite sciatica cyangwa se ububabare bw'umugongo. Niba ujya wumva ububabare mu mugongo cyangwa se mu itako, ushobora kugerageza uyu mwitozo witonze. Niba ukunda izi video za Physio Rwanda by'umwihariko zibanda kuri physiotherapy, kanda subscribe hano kuri Physio Rwanda, usangize iyi video undi muntu wese uziyagirira umumaro, cyangwa se uzugira ikibazo cy'umugongo cyangwa se ugira ikibazo cya sciatica,
kugira ngo nawe abashe kumva niba hari icyo yamufasha akurikije uburenganzira ahabwa na muganga. Niba hari ikibazo ufite ucyandika muri comment ndaza kugusubiza, cyaba ikigendanye n'iyi video cyangwa se icyo waba wifuza yuko twazagarukaho muri video yacu itaha.